Ese wari uzi ko umugore avukana umubare wuzuye w'intanga azakenera mu buzima bwe bwose? Uko imyaka y'umugore igenda ishira, ni nako ubwiza bw'intanga yavukanye bugenda buhinduka, kandi n'umubare wazo ukagenda ugabanuka buri kwezi. Kandi se wari uzi ko hari ibintu byinshi abagore n'abakobwa bakora buri munsi bishobora kugira ingaruka ku bwiza bw'intanga bavukanye batabizi? Iyo havuzwe ikibazo cyo gusama, abantu bahita batekereza ku myaka y'umugore cyangwa ku ndwara runaka, ariko ukuri ni uko ubwiza bw'intanga z'umugore bugirwaho ingaruka n'ibintu byinshi bitandukanye, kandi wakwirinda bigashoboka. Ibi ni nabyo bituma hari abagore baba bakiri bato ariko ugasanga bafite ikibazo cy'uburumbuke, mu gihe hari abagore bashobora kuba bafite imyaka myinshi wabareba ku maso ubona banakuze, ariko ugasanga bagishobora gusama nta kibazo cy'uburumbuke bafite. Abantu benshi bakunze kwibaza bati, ese ubwiza bw'intanga z'umugore bushira ryari? Cyangwa bati, ese ni iki gituma intanga zangirika cyangwa se zigatakaza ubushobozi bwazo maze umugore ntasame? Ibi nibyo tugiye gusobanura mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, tunasesengura ibintu bitandukanye bishobora kwangiza intanga cyangwa se bikaba byanagabanya ubwiza bw'intanga z'umugore. Aha ni kuri Tubiganireho TV, njye nitwa Miriam, ndi umuforomokazi. Ndakwibutsa gukora subscribe nimba utarayikora, unakande ku kazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho igihe. Ndagushishikariza gukora like kuko ni ingenzi cyane, kandi niba ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi watugezaho, twandikire muri comment turagusubiza, cyangwa se twandikire kuri WhatsApp nimero ubona hasi muri description. Intanga z'umugore nizo zifasha umugore gusama iyo zihuye n'intanga z'umugabo. Umugore avukana umubare uhamye w'intanga yagenewe gutunga, ntiziyongera cyangwa se ngo zigabanuke, keretse gusa igihe yavukanye ubumuga budasanzwe bw'icyo gice, kandi intanga yavukanye nizo agumana mu buzima bwe igihe cyose akiri mu myaka yo kororoka. Bikaba bitandukanye no ku mugabo, kuko afite umubiri ukomeza gukora intanga nshya kugeza ashaje, mu gihe iz'umugore aba yaravukanye zigenda zigabanuka uko imyaka ishira. Umwana w'umukobwa akiri mu nda ya nyina aba afite miliyoni nyinshi z'intanga zitarakura. Iyo avutse zihita zigabanuka cyane, ku buryo agera mu gihe cy'ubwangavu hasigaye intanga ibihumbi magana make cyane. Muri izo zisigara ni nke cyane zigeraho zirekurwa umubare wagenwe mu gihe cy'uburumbuke. Ubwiza bw'intanga ntibushira umunsi umwe, ahubwo bugenda bugabanuka buhoro buhoro uko imyaka igenda yiyongera. Mu myaka iri munsi ya 30 ubusanzwe intanga ziba zikiri nziza, kandi amahirwe yo gusama aba ari menshi cyane. Naho nyuma y'imyaka 30, cyane cyane guhera ku myaka 35, ubwiza bw'intanga butangira kugabanuka ku buryo bugaragara. Iyo umugore ageze hagati y'imyaka 35 na 40, amahirwe yo gusama aba atangiye kugabanuka cyane kurushaho. Si ukuvuga ko adashobora gutwita, ahubwo intanga zisigaye ziba ari nkeya, kandi zimwe ntiziba zigifite ubushobozi bwiza nk'ubwiza intanga yari afite mbere akiri mutoya. Nyuma y'imyaka 40, ubwiza bw'intanga bugabanuka ku gipimo cyo hejuru cyane. Muri iki gihe amahirwe yo gusama bari hasi cyane, kandi ibyago byo gukuramo inda ku mugore wasamye cyangwa kubyara umwana ufite ibibazo by'inkomoko y'imiterere y'uturemangingo bikaba bishobora kwiyongera. Iyo umugore ageze mu gihe cyo gucura, intanga ziba zarashize cyangwa se zitagifite ubushobozi bwo gutuma habaho gusama. Gucura akenshi bibaho hagati y'imyaka 45 n'imyaka 55, nubwo hari abagore bamwe bacura hakiri kare cyangwa se bagacura batinze hejuru y'imyaka 55. Ni ngombwa kumenya ko imyaka isa ku bagore bose idatanga ibisubizo bimwe. Hari abagore bagira imyaka 40 bagifite intanga nziza kurusha abandi bafite imyaka 33 cyangwa se 35. Niyo mpamvu abaganga bakoresha ibizamini bitandukanye kugira ngo bamenye uko ububiko bw'intanga z'umugore buhagaze. Muri ibyo bizamini harimo gupima imisemburo ifitanye isano n'uburumbuke no kumenya umubare w'intanga ngore zibitse mu dusabo tw'intanga. Ibi bifasha kumenya niba umugore agifite amahirwe meza yo gusama cyangwa se niba ububiko bw'intanga ze bwaratangiye kugabanuka cyane. Nubwo imyaka y'umugore ariyo mpamvu ikomeye kurusha izindi mpamvu zose mu kugabanya ubwiza bw'intanga, ariko hari izindi mpamvu nyinshi zishobora gutuma intanga ngore zangirika cyangwa zikagabanuka mbere y'igihe cyagenwe. Nibyo rero reka turebe izindi mpamvu zitandukanye zishobora kugabanya cyangwa se zikamaraho ubwiza bw'intanga z'umugore. Impamvu ya mbere ni ukugira umubyibuho ukabije.
Kugira ibiro byinshi cyane bishobora guhungabanya imikorere y'imisemburo, ibi bishobora gutuma uburumbuke budakorwa neza, bityo ubwiza bw'intanga z'umugore bukagabanuka ku buryo ashobora no kudasama. Naho impamvu ya kabiri ni siteresi ikabije. Guhorana ihungabana, guhangayika cyangwa se guhorana umunaniro ukabije bishobora kugira ingaruka ku misemburo y'umugore. Nubwo siteresi idahita imara intanga ako kanya, ariko ishobora kubangamira uburyo zikura n'uburyo zisohoka, maze ubwiza bw'intanga bugashiraho. Impamvu ya gatatu ituma ubwiza bw'intanga z'umugore bushiraho ni ibibyimba byo muri nyababyeyi. Iyi ndwara ikunda gutera ikibazo cyo kudakura kw'intanga, igatera n'ikibazo cyo kudasohoka kw'intanga. Abagore bayirwaye bashobora kugira ibibazo byo gusama iyo batavuwe neza kubera ubwiza bw'intanga buba bwarashizeho. Impamvu ya kane ituma ubwiza bw'intanga z'umugore bushiraho ni ukuvurwa kanseri. Imiti ya shimiyoterapi n'imirasire ikoreshwa mu kuvura kanseri ishobora kwangiza intangangore cyangwa ikazimaraho burundu. Niyo mpamvu abagore bamwe basabwa kubika intanga zabo mbere yo gutangira ubwo buvuzi bwo kuvurwa kanseri. Impamvu ya gatanu ituma ubwiza bw'intanga z'umugore bushiraho ni imirire mibi. Kubura vitamine n'imyunyungugu bimwe na bimwe bishobora kugira uruhare runini mu kugabanuka k'ubwiza bw'intanga. Kurya indyo yuzuye igizwe n'ibinyampeke, imboga n'imbuto ndetse n'ibiribwa bikungahaye kuri poroteyine bifasha umubiri gukora neza, maze intanga zikororoka uko bikwiye. Impamvu ya gatandatu ituma ubwiza bw'intanga z'umugore bushiraho ni ukudasinzira bihagije. Gusinzira nabi igihe kirekire bishobora guhungabanya imisemburo y'ingenzi ikora mu burumbuke, maze ubwiza bw'intanga bukagabanuka cyangwa bugashiraho burundu. Impamvu ya karindwi ituma ubwiza bw'intanga z'umugore bushiraho ni ukunywa isukari nyinshi. Isukari nyinshi cyane ishobora kugira ingaruka ku mikorere y'umubiri no ku burumbuke, ku buryo ubwiza bw'intanga bugabanuka cyane cyangwa se bugashiraho, gusama k'umugore bikagorana. Impamvu ya munani ituma ubwiza bw'intanga z'umugore bushiraho ni indwara z'umubiri zitwa autoimmune, ariko kwirwanya k'umubiri. Hari indwara zituma umubiri wibasira ingingo zawo bwite ukazirwanya, harimo n'intangangore. Ibi bishobora kugabanya ububiko bw'intanga cyangwa se kubangamira ubuziranenge bw'intanga, ubwiza bwazo bugashiraho ku buryo no gusama biba bitagishobotse. Impamvu ya cyenda ishobora gutuma ubwiza bw'intanga z'umugore bushiraho ni ukunywa inzoga nyinshi. Inzoga nyinshi zinyowe mu gihe kirekire zishobora guhungabanya imikorere y'imisemburo igenzura uburumbuke bw'intanga z'umugore. Iyo imisemburo ihindagurika cyane, intanga ntizikura neza kandi ntizinasohoka uko bikwiye mu dusabo tw'intanga, ku buryo zashobora kujya aho zishobora gutegerereza intangangabo, maze ngo bihe amahirwe umugore yo gusama. Impamvu ya cumi ishobora gutuma ubwiza bw'intanga z'umugore bushiraho ni ukunywa itabi. Itabi ririmo uburozi bwinshi bushobora kwangiza intangangore, ku buryo abagore banywa itabi bakunze kugira uburumbuke bugabanutse kandi bagacura kare kurusha abatarinywa. Itabi rishobora kwangiza uturemangingo tugize intanga, ku buryo amahirwe yo gusama agabanuka cyane, kuko intanga nta bwiza ziba zigifite. Imyaka niyo mpamvu nyamukuru igabanya ubwiza bw'intanga z'umugore, ariko n'imibereho ya buri munsi idatomoye, indwara zimwe na zimwe ndetse n'ibidukikije nabyo bishobora kuzigiraho ingaruka. Kubaho neza, kurya indyo yuzuye, gukora siporo iringaniye no kwivuza kare igihe hari ikibazo cy'uburumbuke bishobora gufasha kurinda ubuzima bw'intanga igihe kirekire gishoboka. Nk'uko tumaze kubibona muri iyi video, ubwiza bw'intanga z'umugore ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane bigira uruhare mu gusama k'umugore no kubyara kwe. Ubusanzwe umukobwa avukana intanga ze zose nta n'imwe ibuzeho, kandi uko imyaka igenda ishira, umubare wazo ndetse n'ubwiza bwazo bigenda bigabanuka buhoro buhoro. Twanasobanukiwe ko nubwo imyaka ariyo mpamvu ikomeye kurusha izindi, ariko hari n'izindi mpamvu zitandukanye zishobora kugira ingaruka ku bwiza bw'intanga, harimo indwara zimwe na zimwe, imirire mibi, kunywa inzoga nyinshi igihe kirekire, kugira siteresi ikabije ndetse n'imibereho itanoze. Ni ngombwa kumenya ko kugabanuka k'ubwiza bw'intanga ku bagore atari ibintu umuntu ashobora guhita abona n'amaso cyangwa ngo yumve ibimenyetso byabyo ako kanya. Hari abagore bashobora gukomeza kugira imihango isanzwe, ariko ubwiza bw'intanga zabo bwaratangiye kugabanuka, yemwe ntanasame kandi akijya mu mihango. Niyo mpamvu kumenya amakuru nyayo no kwisuzumisha kwa muganga igihe ufite amakenga ari byo by'ingenzi cyane. Umugore aba akwiye kwita ku buzima bwe kuva akiri muto, arya indyo yuzuye, arya imboga n'imbuto, ibinyampeke n'ibiribwa bikungahaye kuri poroteyine, kuko bifasha umubiri gukora neza no kubungabunga ubuzima bwe bw'imyororokere. Umugore aba agomba kwirinda kunywa itabi,
inzoga n'ibindi biyobyabwenge, kuko ubushakashatsi bwagaragaje ko itabi rishobora kwangiza intangangore no gutuma umugore acura hakiri kare. Umugore kandi aba agomba kugenzura ibiro by'umubiri we, kuko kugira umubyibuho ukabije cyangwa se kugira ibiro bike cyane bishobora guhungabanya imikorere y'imisemburo no kugira ingaruka ku mikurire n'irekurwa ry'intanga. Kugira ibiro bigendanye n'uburebure bw'umugore ni kimwe mu bintu bifasha umubiri gukora neza. Umugore aba agomba kubaho yirinda buri kimwe cyatuma ahura na stress, akimenyereza gusinzira bihagije, kuko nibyo bifasha imisemburo n'intanga ze gukora neza. Ku bagore bafite umugambi wo kubyara mu gihe kiri imbere, ni byiza kuganira n'abaganga igihe bafite impungenge ku burumbuke bwabo, kuko hari ibizamini bashobora gukorerwa byerekana uko ububiko bw'intanga zabo buhagaze, bityo umugore akamenya uko ategura neza ejo hazaza he. Ndabashimiye cyane mwe mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu kuri iyi channel Tubiganireho TV. Mugire amahoro, nakagaruka. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.